Basuhuje mwebwe mwese abakunzi b'Abaryankuna TV. Iyi ni televiziyo y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP Abaryankuna. Uru ni urugaga rufite intego yo kuzagera ku mpinduramatwara agacanzigo. Kuri uyu munsi muri urwo rwego twabateguriye ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro twise HANIKA, tubivuge bitazibagirana. Tubahaye ikaze. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kidasanzwe ko twamaze kwibabwira. Kumwe ngewe ndi Constance Mutimukeye, sindi ngenyine, ndi kumwe n'umushyitsi udasanzwe, akaba ari umunyarwanda ubarizwa mu cyiciro cy'urubyiruko, akaba uyu munsi yifuze kuza ngo tuganire, akaba aje gukora ikiganiro cyo kujya twita HANIKA, tubivuge bitazibagirana, ari ukuvuga ko buri munyarwanda wese agomba kwivugira amateka, akayavuga uko yayabayemo, nawe umubwiye ngo yavuge gutya cyangwa nawe wihakanye. Rero ndi kumwe na Pascal Nyirimana, nkaba nagira ngo muhe ikaze nawe aze abasuhuze abibwire. Pascal, tuguhaye ikaze ku Baryankuna TV. Constance, urakoze kumpa ikaze. Nk'uko mwabivuze, ndi Pascal Nyirimana, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba nk'uko mumaze kubivuga, navuga ko nanjye nkibara mu rubyiruko rw'abanyarwanda, ariko urubyiruko ruba hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ubu nkaba nibereye muri Australia. Murakoze. Urakoze cyane Pascal. None se ko utubwiye kuba utaba mu Rwanda, ukaba wibera mu gihugu cya Australia, waba ari ku bushake bwawe, waba ari uko wageze aho ukumva u Rwanda wumva ari igihugu utibonamo, ukavuga ati reka njye kureba ahandi uko bimeze, yaba ari izo mpamvu? Mbese kuba mba muri Australia yenda navuga ko ari ubushake bwanjye, ariko kuri icyo kibazo cy'uko mbese narasize u Rwanda, byo nibyo. U Rwanda naruvuyemo kera nkiri umwana, mbese nyura mu nzira zitandukanye, ku buryo imyaka 20 ishize mbere y'uko ngera hano muri Australia nakuriye mu Budage, mbese ariho nabaye. Urakoze cyane. None se ko amateka y'u Rwanda harimo ibyago byinshi byagiye biba, ibyago muravuga ati ari amahano yagwiriye u Rwanda, ko waravuye mu Rwanda byo bifitanye isano n'ayo mahano yagwiriye u Rwanda? Murakoze, ni ikibazo cyiza. Nibyo, mbese nk'uko mbivuze, navuye mu Rwanda mfite imyaka 5-6, mbanza kunyura mu nkambi za Congo. None se mu ijambo, wavuye mu Rwanda ufite imyaka 6 urabivuze, cyangwa 5-6, hari mu uwe mwaka, kugira ngo abadukurikira bashobore kumva icyo gihe hari uwe mwaka? Murakoze, hari mu mwaka wa 94 nk'uko mwabivuze. Ayo mahano yabereye mu Rwanda muri icyo gihe, amaze kuba cyangwa ari kuba, akaba ari nacyo cyamvanye mu Rwanda. Urakoze. None byakugezeho gute kugira ngo usohoke mu Rwanda? Wari uri mu kahe gace? Ayo mahano tuvuga ni jenoside yakorewe abo mu kiswe ubwoko bw'Abatutsi, yari irimo iraba, harimo n'intambara aho FPR inkotanyi zirimo zirarwana kugira ngo zigere ku butegetsi. Wowe wari uri mu kahe karere? byakugezeho gute? Mbese iwacu ni icyo gihe twahitaga ku Kibuye, uretse ko ubu n'uturere two mu Rwanda twahindutse, ni ku Kibuye. Mbese icyo gihe bahitaga komine ya Kivumu, umuntu avuye Gitarama amaze kwambuka uruzi.
niho mvuka nyine nk'uko mwarimu biciyeho mu kanya. Icyo kintu cya jenoside igihe cyari kiri kuba muri 1994 n'intambara FPR iri kuza gufata ubutegetsi mu Rwanda, nibwo abantu benshi bavuye mu Rwanda, akaba aribwo nanjye navuye mu Rwanda. Mwavuye mu Rwanda mwerekeza mu kahe karere? Mbese kuva ku Kibuye twavuye ibintu bikubise bigeze iwacu, twavuye iwacu twerekera za Cyangugu, ku buryo twebwe twambutse Congo tuyambukiye Bukavu, mbese akaba ariho namaze igihe mba muri ziriya nkambi z'Ibukavu. Murakoze cyane. I Bukavu hari inkambi nyinshi, hari inkambi zari zihereye za Kashusha, hari na Inera, hakaba n'izindi zabaga Shabarabe, hakaba n'izindi zabaga ahandi nibagiwe izina. Mwari mu kahe karere niba atari ibanga? Ntago ari ibanga, kubera ko nibwo buzima umuntu yanyuzemo, kandi nk'uko mwisi iki kiganiro Abanyarwanda tugomba kuvuga amateka, tukavuga n'amateka twanyuzemo. Nabaye muri ziriya nkambi z'Inera n'Igashusha, cyane cyane njyewe nabaye mu nkambi y'Igashusha. Murakoze. Mubaye mu nkambi y'Igashusha, muri make mwatubwira ku ubuzima bw'umwana ufite imyaka 5-6 bubaho ari mu nkambi y'Igashusha? Mbese ku mwana nk'uko nabivuze w'imyaka 5-6, ikintu cyo guhunga ni ikintu cyo kugenda umuntu yiruka inyuma y'ababyeyi. Mu Kinyarwanda hari twanavuga ko umuntu ari kugenda afashe mu ngutiya za nyina. Uretse ko yenda ni ikintu ndibuze kugarukaho njyewe, nta nubwo nahunze u Rwanda ngize mbese imana yo kuba nahungana na mama yitabye Imana mbere yuko intambara iba mu Rwanda, ariko ngenda njyanye na sogokuru na nyogokuru. Ubwo rero ubuzima bwo mu nkambi umuntu ari umwana, kandi njye imyaka nari ngezemo yari imyaka yaho umuntu yagombye gutangira ishuri. Murumva ko bwari ubuzima butoroshye kugira ngo umuntu yisange no mu gihugu cy'ururimi atavuga, cy'ubuzima atamenyeye, ni ibintu bitoroshye. Ariko muri ubwo buzima bwo mu nkambi umwana burya hari ibintu byinshi atumva, atabona, ariko yenda bishobora kumugirira ingaruka mu buzima bwe bwa nyuma buzakurikiraho. Ubwo rero muri icyo gihe cy'amatangiriro navuga ko ubuzima ntabwo bwari bworoshye, ubuzima bwari bukomeye, ariko ababyeyi bagiye bagerageza kutuba hafi, bakagerageza mbese kuduha ubuzima bwo kugira ngo dukure mu bwisanzure bw'umwana nyine, kugira ngo ubuzima bw'inkambi bwe kutugirira ingaruka nyinshi. Urakoze. Turakwihanganisha wabuze umubyeyi ukiri umwana. Mu gukomeza wenda eske icyo gihe muri mu nkambi eske mwashoboraga kujya mu mashuri? Abana bo mu nkambi bashobora kubona kugera mu mashuri ngo bige, cyangwa mwirirwaga mu nkambi mukina? Byari ibintu bitoroshye, byari ibintu bigoye, ariko abantu bayoboraga inkambi bafatanyije nyine n'imiryango yari ishinzwe ubuzima bw'impunzi, bageragezaga kugira ngo bashyireho ikintu cy'amashuri, ku buryo navuga ko natangiye kwiga uwa mbere n'uwa kabiri mu nkambi. Ariko kubera ubuzima bwo mu nkambi umuntu akaba atavuga ko yigaga neza, ku buryo wasanga kwari nko kugerageza kugira ngo abana batandagara mu muhanda, kugira ngo umuntu abahe mbese ikintu genda mu Cyongereza hano twacyita schedule, mbese no kugira ngo umuntu abone uko yiga ururimi. Nk'uko nabivuze mu gihugu cyo hanze burya iyo umuntu agize chance yo gukomeza ururimi rwe ni ikintu gikomeye. Ubwo muri mu nkambi mu mwaka wa 1996 nibwo hatangiye icyo abantu bita intambara ya mbere ya Congo, aho inyeshyamba za Rwanda zire Kabila FPR zifashishijwe na APR ya Paul Kagame
baje bagatera igihugu cya Zaire gisigaye cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bagatangira bava za Uvira bakaza kugera i Bukavu, ako banatangiriye n'Igoma. Niba nibuka neza, i Bukavu bahageze mu kwezi k'Ukwakira 1996. Ubwo ndibaza ko namwe ari bwo icyo gihe mwagiye mukumva muri Kashusha, mukumva wenda amasasu araturitse cyangwa mukumva byabagezeho. Watubwira uko byabagezeho, uko wowe nk'umwana wumvisha ibintu, ubwo wenda umaze kugira nk'imyaka wenda 8, wenda ako rashize imyaka 2, byagenze gute? Murakoze. Mbese ku mwana ni ibintu bitoroshye, ariko ikintu navuga nuko nibuka ko uwo munsi ndawibuka neza neza, ubwo hashize igihe. Mbese twabyutse mu gitondo, mbese twumva ari ubuzima busanzwe, abana babyuka nyine bava mu mashitingi babagamo bakajya guhura na bagenzi babo. Ubwo natwe niko twabyutse, ababyeyi bashigisha igikoma, umuntu akanywa igikoma, akamara kunywa igikoma yiruka nyine ajya kureba bagenzi be mu nkambi. Ariko icyo nibuka nuko muri icyo gitondo, mbese mbere ya saa sita, twatangiye kumva amasasu araswa, kandi sinavuga ko ari ikintu cyari kimaze iminsi cyiteguye umuntu abona ko wenda ashobora kuba intambara cyangwa iki. Nta muntu wari ubizi. Ndibuka ko inkambi ya Gashusha yari ahantu hafi y'ishyamba. Ubwo rero amasasu yatangiye kuvuga, akomeza aba menshi cyane. Ingabo z'u Rwanda zari ziri mu nkambi zashoboraga kuba zita ku buzima bw'impunzi. Umuntu abona batangiye kwirukanka hirya no hino, nibwo yenda abantu batangiye kumva ko yenda twebwe twatangiye kumva ko yenda ari ikintu gituritse cyangwa ari ibintu bisanzwe, kubera ko uzi ko kuba mu nkambi hari igihe wabyukaga amasasu avuga ariko atari ikintu gikomeye. Abantu nabwo babifashe nkaho yenda ari ikintu gisanzwe, ariko ibintu mu masaha yakurikiyeho ibintu bikomeza gukomera, ku buryo noneho haje kuvuga amasirene mu nkambi. Mbese ari nabwo batangiye kutubwira ko ari intambara yatugezeho. Mbese ubwo abantu batangira gupakira utuntu twabo vuba vuba. Aribwo rero icyo gihe natwe, nimba nibuka neza, nko mu masaa 9 aribwo twafashe inzira. Murakoze. Reka wenda mbwira badukwikira ko aho mwavuze ingabo z'u Rwanda, no kuvuga ingabo zaho zari ingabo z'u Rwanda, ko mu cyara 6 ingabo z'u Rwanda officiel mazari APR. Aya makuru atariho umukungugu na handi wayasanga atari ku Abaryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna, no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna.info@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Abaryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akaropye. Dukomeje kuri iki kiganiro cyacu twise HANIKA ubivuge bitazibagirana. Tukaba tugira ngo umutumirwa wacu Pascal Nyirimana atubwire amasasu ageze mu nkambi y'Ikashusha, bikaba ngombwa ko bagenda. Ubwo watubwira inzira mwafashe nuko byagenze mu magambo make. Mbese inzira twafashe ntago ari inzira yo gusubira i Rwanda cyangwa gusubira iwacu mu Rwanda, kubera ko mbese inkambi ziraswa zarashwe, ariko abazirasa baturutse mu bice byerekeraga u Rwanda. Kuvuga ngo icyo gihe abantu bavuye mu nkambi bahunga, ntago bafashe inzira zo gusubira inyuma ngo basubire mu Rwanda aho twari twaravuye, ahubwo twafashe inzira zo gukomeza twinjira mu gihugu cya Congo, icyo gihe yari Zaire. Ubwo rero izo nzira tuzifashe,
twari abantu baraye bagenda, ukagenda usanga abantu ku muhanda aho abantu bananiwe bicaye bateka, ukabacaho ukagenda, ku buryo famiye zimwe na zimwe zagiye ziburana, ku buryo noneho icyo gihe ngarutse yuko twari tumeze mu nkambi, ubwo nge nabanaga na sogokuru na nyogokuru nyine mu nkambi ya Gashusha, ariko tukaba twari dufite n'umuryango wo kwa mama wacu bo babaga mu nkambi y'Inera. Icyo gihe rero ibintu bikubise twafashe inzira nabo bafata inzira, nubwo twerekeraga igice kimwe ariko ntabwo twashoboye kugira ngo tube twafatira inzira hamwe, kandi umva atari twe gusa byarabaye ku banyarwanda benshi bahungaga icyo gihe. Ari igihe abantu bajya bavuga ngo mu nkambi ngo ni izo ngabo z'u Rwanda zashyize igitutu ku mpunzi ngo zihungane nabo kugira ngo zibakoreshe nk'icyo bakunze kwita bukliye. Ese ibyo bintu babitubwira kuko cyangwa nk'uko wabivuze byarakubise biza bituruka mu karere ka Uvira wa mugani ni naho umuntu yavaga avuye mu Rwanda, biba ngombwa ko abantu bahita bahungira mu mashyamba. Ari uwashyizeho igitutu cyo ari uwababuje kujya mu Rwanda, gusubira mu Rwanda, ukadukiraho umucyo kuri icyo kintu gikunzwe kuvuga. Nk'uko nabivuze mu kanya, ni ikintu cyakubise gitunguye abantu, gitunguye ubuzima bw'abantu bari basanzwe barimo, uko babaga bateguye umunsi wabo, ku buryo waba warabivuze yaravuze ko izo ngabo zari zaravuye mu Rwanda zibanye n'impunzi muri izo nkambi zaba zarazishyizeho igitutu cyo kugira ngo zihungane nazo cyangwa zerekere mu mashyamba. Aho ngaho ngewe namunyomoza nkamubwira ko ku giti cyanjye ntabwo ariko nabibonye, nta nubwo ari nako byatubayeho. Ibintu byarakubise, amasasu araraswa, kandi atari ukuvuga ngo ni amasasu yarashwe mu kirere, ni amasasu yarashwe mu nkambi y'aho abantu bari batuye, ku buryo ayo masasu yarashwe mu nkambi amwe yaguye no ku bantu, yakomerekeje abantu, yishe abantu barahapfiriye. Ntabwo rero icyo gihe waba uri kureba bagenzi bawe bari kwikubita hasi ngo ujye kuvuga ngo urasubiriye amasasu ari guturuka. Niyo mpamvu abafashe inzira zo kwerekera hagati mu gihugu cya Congo, icyo gihe nyine cya Zaire, bikaza kugeraho nyine dutumbuka twinjiye muri ayo mashyamba. Ahubwo ikintu nakongeraho nuko ahubwo mbese muri izo nkambi z'Inera na Gashusha twebwe twahavaga ahubwo twumva ko tugiye gufata umuhanda y'inzira izatujyana za Goma. Icyo nicyo navuga, ariko nta muntu wigeze ashyira impunzi w'igitutu ngo zerekere muri iyo nzira. Abantu bafashe inzira bahunga amasasu, bari guhunga amasasu yaturukaga. Murakoze cyane. Iki nicyo dukwiriye dukubitira ikinyoma icyo ari cyo cyose, ahakubuye n'ahakorobye. Ubwo ngubwo mu kanya watubwiraga ko wari uri kumwe na sogokuru wawe na nyogokuru, noneho mukabonana n'umuryango mugari wo kwa mama wanyu. Araho byageze mugahura mugeze muri ayo mashyamba? Hari ahantu byageze ku buryo mbese nk'uko nari mbivuze mu kanya ko impunzi zavaga za Inera za Gashusha zari zifashe umuhanda werekera i Goma. Umuntu avuga ati niho hari izindi nkambi z'abanyarwanda kandi ni hafi y'u Rwanda, ariko hari aho byageze hashize nk'iminsi, sinibuka iminsi, sinakubwira igihe cyari gishize, icyo gihe nari nkiri umwana, ntabwo nkibuka izo nzira zose, ariko ndibuka ko hari aho byageze biba ngombwa ko n'uwo muhanda twagendaga tuwuvamo, akaba twari tugeze, hari ahantu umuntu agera muri uwo muhanda wavaga za Gashusha za Inera, hakava umuhanda ukomeza ujya i Goma, hakava n'umuhanda uzamuka werekera za Gisangani. Ubwo rero tumaze kurenga aho hantu cyangwa tugeze aho hantu, tumaze kurenga umuhanda werekera Gisangani, nibwo haje kuza amakuru y'uko n'abantu bari mu nkambi za Goma naho intambara yatangiye, nabo bari guhunga. Ubwo rero cya kintu cyo kuvuga
kuvuga ngo turunga impunzi zirakomeza umuhanda zijya za Goma cyavuyeho, ahubwo bamwe bafata wa muhanda ujya Gisanganya bari batarawurenga. Twebwe twagiye mu byiciro bya mbere, ubwo rero twari twaramaze kurenga uwo muhanda, ahubwo dufata inzira yinjira mu ishyamba, ku buryo tumaze kuva kuri uwo muhanda nk'urugendo hari rw'iminsi 2, hari ahantu impunzi zashinze akantu k'agakambi ku musozi mwitumba mu mvura, ku buryo icyo gihe haguye n'abantu benshi kubera ubuzima bw'imvura. Ubwo rero aho ngaho niho twabaye, ni naho twaje kongera guhurira na wa muryango wo kwa mama wacu n'abantu b'inshuti n'abantu umuntu yaragiye abana nabo mu nkambi cyangwa abaturanye umuntu yaraturanye nabo, niho abantu baje kongera kujya guhurira bamwe na bamwe. Ubwo byaje mwakomeje bigenda gute mugeze aho hantu? Mwarakomeje mugera Kisangani, ko mwafashe ugera Kisangani cyangwa muri make tubwira uko byagenze? Tuvuye muri ako gakambi cyangwa tugeze muri ako gakambi twahabaye iminsi mikeya, ariko kubera ko ingabo ubungubu twavuga ubungubu nyine ingabo za leta y'u Rwanda, icyo gihe ntitwari tuzi n'abari kuturasa bari bo, zakomeje nazo imigambi yo gukomeza inzira yo kugenda bakurikiye impunzi. Ntabwo barashize nkambi ngo birukane impunzi bahagarare, ahubwo bagiye bazikurikira, ku buryo n'abarashe inkambi za Goma nabo bagiye bakurikira impunzi zivuye i Goma. Ubwo rero muri ako gakambi navugaga byabaye ngombwa ko naho tutahamara igihe kirekire, byabaye ngombwa ko naho tuhava. Mu kuhava ndibuka ko naho twahavuye nabi mu mvura, kandi ari kuhava bwo rwose kwari ukwinjira mu mashyamba, nta muhanda wari uhari. Ndibuka ko abantu b'abagabo b'abasore nibo bagendaga imbere bafite imipanga bagenda batema ibiti, mbese bashakisha inzira mu ishyamba y'aho abantu banyura, ku buryo icyo gihe ari naho naburaniye na nyogokuru na sogokuru. Icyo gihe sogokuru na nyogokuru batakaye aho ngaho, mbese famiye yari yarahuye irongera icikamwe ibice, ku buryo icyo gihe narindi mu gice cyagiyemo mushiki wanjye wo kwa mama wacu, hagendamo bakuru banjye 2 bo kwa mama wacu, hagendamo ndumva hari karumuna kanjye gatoya icyo gihe nako kari karageze muri izo nkambi za Gashusha za Inera bagahetse, nako twari turi kumwe. Abandi bana bo kwa mama wacu icyo gihe bajyana na se, ariko ise nawe atari kumwe na nyina. Ubwo ibyo twaje kubyumva nyuma twese dusubiye mu Rwanda turaza kubigeraho, ariko ubwo icyo gihe nyine bahungu bo kwa mama wacu 2 mvuze, nanjye na mushiki wanjye wo kwa mama wacu twakomeje inzira gutyo twenyine. Ariko iryo shyamba abantu bagendaga bashakisha inzira cyangwa bakurikiye ikirere kizabageza kuri wa muhanda werekera za Gisangani. Ubwo rero abantu bakomeje kugenda muri iryo shyamba, muri izo mvura abantu bahaburira umuryango munini, imiryango iratandukana, abana bagenda bonyine, ababyeyi bagenda bonyine, abasaza n'abakecuru baburana n'abuzukuru, mbese habaye ubuzima bubi pe muri icyo gihe. None se igihe cyageze mukaza kumenya amakuru y'umukecuru n'umusaza cyangwa naho ngaho byarangiriye nimaze kumenya amakuru yabo? Mbese twihutishije ibintu, hashize iminsi twagendaga ku buryo muri iyo gupe nari ndimo, twabyukaga mu gitondo kare tukagenda mu saa 7 izuba ryatangira kuva, tukicara tugashaka ibyo kurya tugateka, izuba ryarenga tukongera tukahaguruka tukagenda, akaba n'igihe twararaga tugenda. Ubwo rero kuri icyo kibazo warumbajije, umusaza ngewe nongeye kuza guhura nawe nsubiye mu Rwanda muri 1998. Umukecuru we kugeza n'ubu ntago tuzi ahantu yaguye.
ntago yigeze atahuka mu Rwanda. Abantu bose twabanaga nabo mu nkambi abagiye batahuka, nta muntu wigeze amenya kutubwira amakuru ye, ku buryo n'umuryango wacu wasohotse igihugu uri hanze y'igihugu, umaze kugera hanze y'igihugu wakomeje no gushakisha amakuru y'umukecuru nimba hari umuntu waramubonye, kugeza na n'ubu nta makuru twigeze dushobora kubona. twihanganisha n'umuryango wawe, twihanganisha n'abantu bose babuze ababo muri iriya nzira bakunze kwita inzira ndende. Reka noneho tukureke ukomeze utubwire wenda uko mwaje kugenda, uko mwaje gusubira mu Rwanda, uko mwavuye muri ayo mashyamba. Ese niba mwarageze Ikisangani mugasubira mu Rwanda mu 1998, kuko mwamazemo imyaka 2 mu mashyamba, niba umuntu abaze neza? Twavuga ko ari nk'imyaka 2 twamaze mu nzira, kubera ko mu nzira zerekera za Gisangani na za Tingitingi na za hehe, aho abantu bagiye bumva habereye ibintu bibi, hagiye hagwa n'abantu benshi, hagiye hashingwa izindi nkambi, ku buryo hari ahantu twigeze kumara umwaka unarenga mu nkambi. Ariko rwose amazina y'inkambi ntabwo nayakubwira, sinyibuka. Ariko icyo nzi ko nuko icyo gihe muri iyo nkambi umuryango wacu niwe navuga, ariko ntago ari n'indi miryango. Mbese twaje kongera guhura na ba mama wacu n'umuryango n'abo barumuna banjye n'abashiki banjye kwa wacu, twese tongera turabonana. Mbese tuba muri iyo nkambi, turongera dushinga ubuzima bw'inkambi nyine. Ariko aho hantu haje kutubera amateka mabi ahari kuri twebwe abana tutazibagirwa, ku buryo yafekisa ubuzima bwacu kandi ubuzima bw'ababyeyi bacu. Bivuze ngo aho hantu twaje kuhatakaza abantu benshi bo mu muryango. Twahatakaje mushiki wa mukuru wo kwa mama wacu, tuhatakaza mbese murumuna w'umugabo wa mama wacu, tuhatakaza umuhungu w'uwo mugabo witabye Imana nawe. Ku buryo ikindi kintu cyaje kutubabaza hari n'ubu kituranga ku mutima, nuko naho mbese izo ngabo zagendaga nyuma y'impunzi zaje kuhadusanga muri iyo nkambi, naho biba ngombwa ko tuhava. Mu kuhava nibuka ko umukecuru nyine umugabo kwa mama wacu yari arwaye ameze nabi, kubera ko yari amaze no gupfusha umwuzukuru, amaze no gupfusha umuhungu we mutoya. Urumva abantu bakuru baba bafite n'ikintu ku mutima cyabaciye intege, kugira ngo na za ndwara zo mu nkambi za malariya cyangwa iki n'imibereho mibi kugira ngo bazazikira bari ikibazo. Ku buryo tujya kuva muri iyo nkambi ntago twashoboraga kujyana n'umukecuru. Mbese no kuvuga ngo twasize umukecuru atarashira mu mwuka, ariko ameze nabi, ku buryo yavuze. Mbese twanga no kuhava. Umuhungu we aravuga ati turaguma hano, ntago tugusiga umeze gutya kandi tudashobora kujyana. Umukecuru biba ngombwa ko atwumvisha cyangwa yumvisha umuhungu we ko agomba gufata abana agahaguruka n'umuryango, tugenda tukamusiga aho ngaho. Ku buryo yavuga ngo twasize tumutwikiye ariko atarashira mu mwuka. Mukomeze kwihangana, niyo mpamvu ari ingenzi ko Abanyarwanda bavuga amateka yabo, twese tukayamenya. Ndagira ngo wenda ahangaha nibutse bimwe mu bivuga muri raporo mapping report, nuko abo bantu babaga bananiwe cyane, abasaza, abakecuru, abana, abarwayi basigaraga mu nkambi. Iyo ingabo za FPR na za Rwanda Kabila n'iza FPR za Paul Kagame iyo zahageraga zarazaga zikabica. Ubwo ngubwo niyo mpamvu ari ikintu cy'ingenzi kuvuga ayo mateka, kugira ngo twese tuvuge amateka yacu ameza n'amabi, tuyavuga uko yabaye,
kandi nkubwira n'umuryango wawe ko mukomeza kwihangana, ni inzira ndende ribaruwa riraye. Ubwo ngubwo twari tugeze muri izo nkambi, narimo ndareba inkambi zimwe na zimwe, hari Shanje, Warikare, Tingitingi, Ubundu, wenda nimwe muri izo nkambi mwabayemo, kuko wari umwana ushobora kuba utabyibuka kandi birumvikana. Ubwo mwavuye muri iyo nkambi mwerekeza hehe, biza kurangira gute? Tumva iyo nkambi mvuze ni iyo ngiyo mvuze twakoroshe n'umukecuru n'iziriya nkambi za Tingitingi. Kuva muri iyo nkambi ni naho yewe navuga ko abantu batakara mu mashyamba mbere. Iyo nkambi yaguyemwo abantu benshi cyane ku buryo noneho kwa kundi bavuga ngo umwe cyangwa imwe twavuga ngo gashusha twabyutse barasa noneho byo muri iyo nkambi kuhava twahavuye ubona abantu bahageze bari kugira impunzi noneho bafite wa mugambi wo kuzica bakazihamarira. Kaneza Kane ndajya kungurira isukari kwa Mariyana. Umva mama, noneho kwa Mariyana abakozi b'umurenge ntibashyizeho ibigufuri 3 bipima nk'ibiri 10 kimwe kimwe, ngacururiza ahantu hatemewe ngo n'ubuziranenge ni ntabwo, ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uw'uburezi. Hari n'undi nibagiwe. Ye baba we, ni byinshi cyaho mama. Ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo, bahita bakubita ibigufuri. Ariko ubu butegetsi tuzabukamana yerara. Yewe zaba mbarira niko ubwo izo miliyoni Mariyana yazikura he? Yamye yishabikira kuva akiri muto. Ubwo nibamushubije ku isuka ntibirangiye. Noneho manuka ujye kwa Mutemberezi urebe ko bafunguye abari hugurira. Mutemberezi yala, mva noneho mama. Mutemberezi ejo baramufunze, umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha, ntibaragaruka ntibaramubona. Ni Mutemberezi gusa se sha mwana wa dore abantu agahiye baraye Rwantambi bicajwe hasi n'abapolisi ngo batinze gutaha, abandi bararira gusenyerwa, abandi kwamburwa ibyabo, abandi gufungirwa ubusa. Yewe igihugu cyose kiraramukwa. Iri shyano ninde uzaryamurura ku banyarwanda? Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfa. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu. Mwayivuyemo gute, byaje kurangira gute? Mbese ukuntu iriya nkambi ya Tingitingi twayivuyemo nk'uko mbese twagiye tuva mu zindi nkambi, iriya yo nayivuga ko abantu barimo bayivuyemo nabi kandi ari nayo nkambi yaguyemo abantu benshi. Umuryango wacu twasaga nkaho twari twarongeye tugahura bamwe na bamwe, nkuko nabivuze mu kanya. Umusaza n'umukecuru bo ntago muri iyo nzira twanyuzemo twongeye guhurira mu nzira, ariko mbese umugabo wa mama wacu yari ari kumwe n'umukecuru we n'umubyeyi we. Muri iyo nkambi rero kuyivamo naho ibintu byarakubise, intambara itugeraho, biba ngombwa ko tuhava twirukanka, hapfira n'abantu benshi mu kuyisohokamo. Ubwo twayivuyemo nyuma nabyo ku manywa nko mu saa 6 dufata umuhanda dukomeza turi kugenda uriya muhanda ujya za Gisanganye. Noneho ubwo rero nyuma y'iminsi nk'itatu hari ahantu twageze nyuma ya saa 6 abantu bamaze kunanirwa, turicara, abantu bicara ku muhanda, batangira guteka, batangira kuruhuka, bamwe batangira gutegura amacumbi y'iryo joro. Abandi nk'abantu b'abasore bakundaga kwigendera nijoro cyangwa nimugoroba, abandi batangiye gushaka amacumbi, bo bari guteka vuba vuba kugira ngo bongere bitegure kwifatira inzira. Ubwo rero ibiryo bigiye gushya nibwo
abo basirikari cyangwa abagizi ba nabi niko nabita bari bafite umugambi wo kurimbura impunzi batugezeho, ariko noneho kubera indege navuga ko ari iz'imiryango yari iri kugenda ikora ikintu cy'amabarura y'impunzi cyangwa kureba aho impunzi ziri muri ayo mashyamba, zari zaratangiye kugenda mu kirere zireba aho impunzi ziri zikurikirana inzira zazo. Noneho bari barafashe umugambi wo kutica abantu ku mugaragaro cyangwa kutabica, ahubwo kubohereza mu mashyamba bakazajya gushira muri ayo mashyamba ya Congo. Nibwo rero bageze ku bantu batangira gutera imigeri inkono zabo, babamenera ibiryo, babakubita, mbese babinjiza mu mashyamba, batangira kutwinjiza mu mashyamba. Muri ubwo kutwinjiza mu mashyamba rero, umugabo wa mama wacu icyo gihe twari turi kumwe, nanone muri iyo minsi ngaho twari tumaze iminsi tugenda, twasaga nk'aho umuryango wongeye gucikamo ibice bibiri. Abana twari dusigaye turi kumwe n'uwo mugabo wa mama wacu twicaye aho, umugabo aradufata ati reka da, ati ntabwo ririya shyamba turyinjiramo, ati reba inzira twagenze, ati mwabana mwe twararushye, ati nimba ari ugupfa n'ubundi tuzapfa, niba twicira hano birangire aho kugira ngo tuzajye gupfira muri ariya mashyamba. Aratwangira, yanga ko tugenda. Yego. Ariko nanone batangira kurasa nanone, ariko muri uko kurasa cyane barasaga mu kirere nyine bari kurwana kwinjiza impunzi muri ayo mashyamba, kugira ngo no kubera iki, no kugira ngo zive muri uwo muhanda nyine aho izo ndege zigenda zikurikira inzira zitazibona. Ntekereza nk'uko nyuma twagiye tubona amateka, bari bafite ikintu cyo guhisha ko impunzi ziri guhunga, ko impunzi ziri kwicwa, ahubwo bashaka kwerekana ko baje gucyura impunzi, bari gucyura impunzi, ko impunzi bazicyuye. Ubwo rero twinjiye mu ishyamba, ariko twinjiye mu ishyamba mbese twasimbutse umukingo twinjira mu ishyamba. Twinjiyemo ahita avuga ati mwicare hano. Turicara, yicara avuga ati no, ati ntabwo tujya muri izi, ati aha ntabwo tuhinjira, ati rwose, ati niturengaha. Ariko burya Imana niyo imenya ubuzima bw'umuntu, n'imenya icyo yamugeneye. Muri uko kwicaraho noneho bamaze gutangira kwinjiza abantu mu ishyamba, ahubwo ya masasu barasaga mu kirere batangira kuyarasa mu ishyamba. Abantu bamwe ukajya ubona umuntu wari ukuri imbere, wari ukuri iruhande, uri kwiruka yikubise hasi, tangiye kuva amaraso, abantu buri kugenda basimbuka intumbi. Noneho ubwo twebwe aho twari twicaye tuza kugerwaho n'umusirikare umwe muri bo, twavuga ko muri bariya abantu genda nk'umwe ku ijana cyangwa umwe mu bihumbi bingahe byari biri harenda hashobora kubonekamo umuntu muzima. Araza ati mumve imbere mugende. Umusaza icyo gihe atereka da, ati ntaho tujya, ati nimutwicira hano, ati n'umuri muri ariya mashyamba muri kutujyanamo tuzapfiramo dushiriremo. Wa musirikari nkaho yafashe imbunda ngo turase dupfiraho nk'uko yenda umusaza yabyifuzaga, ahubwo afata umupanga yari afite atema igiti, aradukubita. Ndibuka neza amagambo yatubwiye, ati nimumve mu maso mugende, ati kubera ko bagenzi banjye bari inyuma yanjye, ati nibabageraho, ati ubuzima bwanyu baraburangiza. Avuze icyo kintu atangiye no kudukubita, nibwo abana twagize ubwoba turahaguruka turiruka. Umusaza nawe nyine abonye abana birutse, ubwo mugabo wa mama wacu nawe atangira kutwiruka inyuma. Ariko ubwo aho nanone turongera ducikamwe ibice, ku buryo kuva uwo munsi wa none icyo gihe nagenze inzira yanjye nyine kurinda nsubira mu Rwanda. Nta muntu w'umuryango wanjye twongeye guhurira muri ayo mashyamba. Nafashe inzira yanjye nyine, kandi urumva icyo gihe nari umwana ufite imyaka 9, fashe inzira yanjye nyine, ngenda gutyo, ngenda nsimbuka intumbi, ngenda nsimbuka abantu bakomeretse bikubise hasi, bagenda bagufata amaguru bati wandengeye wagize gutya, ariko nawe ntacyo wimariye, buri muntu wese ari kuramira amagara ye. Ubwo n'ubwoba bwinshi n'ibiki, ariko ndara mu nzira. Uwo munsi nawuraye njyenyine, iryo joro naraye njyenyine. Ndagira ngo wenda tubwire abadukurikira ko umusirikare nyamusirikare n'urinda ubuzima bw'abanyarwanda
dushimira abasirikare bose n'aba bari muri RDF muri iki gihe, tubabwira ko icyo gikorwa ari cy'umusirikare yagombye gukora cyo gukiza ubuzima bw'abantu. None ndagira ngo tukubaze nk'umwana, wenda urabitunyuriramo, mu mashyamba umwana ari wenyine w'imyaka 9 arya gute, aryama hehe, ko undi umwana aba ari ababyeyi be bamushakira ubyarya, bamushakira ubuzima, bigenda gute kugira ngo tutabubaye muri amashyamba twumve kuntu abana uko mwabigendaga, abana bisangaga ari muri mwenyine nta muntu mukuru wo kubitaho, byagendaga gute? Murakoze. Ubuzima bubi burigisha. Icyo gihe nyine ni ukugenda, mbese kuri njyewe kwari ukugenda umuntu areba nimba muri izo nkambi zose umuntu yabayemo hari aho yabona umuntu ufite isura akibuka cyangwa umuntu waba ukimwibuka, kureba aho batetse, ubasaba ibyo ushoboye gusaba, ibyo bashoboye kuguha bakabiguha. Hari n'abavugaga bati natwe ntidufite ibiduhagije. Mbese kubera ubwo buzima hari abantu bari barabaye ibyihebe ku buryo banavuga bati n'umwana w'icyenda n'abanjye nabuze icyo mbaha, none ndajya kurenganira n'abana ba rubanda, akakwirukankana akaba yanagukubita. N'ubwo buzima abana benshi bo muri icyo gihe bagize, muri ubwo buzima nk'ubwo nabayeho icyo gihe bagiye banyuramo. Ariko kuri njyewe Imana nagize, nk'uko nabivuze, iryo joro naraye njyenyine, umunsi ukurikiyeho nirirwa njyenyine, ariko ukagenda ukurikiye izindi mpunzi ziri kugenda, uvuga uti inzira niyi, nanjye ndagenda nkurikiye nzareba iyo ngera. Uwo munsi wa kabiri rero nimugoroba, ni nk'Imana naje kugira, hari umugabo twabanye mu nkambi wari uzi umuryango wacu, wavukaga no mu karere k'iwacu, niwe waje kumbona ndi njyenyine, atese wa mwana we bite kuri wenyine. Mubwira uko byangendekeye. Kuva uwo munsi rero ahita mfata, ati ngewe rero, ati nanjye sinifashije, nanjye ntacyo mfite, atariko nta nicyo nakwima, ati ngwino tugende, ati icyo nzarya nawe nicyo uzarya, aho nzarara niho uzarara. Ubwo na uyu munsi aho yaba ari, nimba Imana yaramufashije agasohoka muri ariya mashyamba, namushimira. Ubuzima mbaho ni nkaho ari we wabumpaye, ni nkaho ari we wankijije. Ubwo rero nakomeje kujyana n'uwo mugabo, nza noneho no mu nzira zo gukomeza twerekera za Gisanganyi no guhura na karumuna kanjye gatoya ko kwa mama wacu, nako karagiye konyine. Icyo gihe yari umwana w'imyaka, navuga ko yari umwana w'imyaka 3 ahari, menya yari ataranayigira, ariko duhura kari kumwe n'abandi bantu. Ayo kubera ko nyine nanjye nari umwana, buri wese yakomeje kujyana nabo bari bari kumwe. Ubwo ukuntu nasohotse muri iryo shyamba, hari ahantu twageze, tugeze hafi ya za Gisanganyi, hari ahantu ku muhanda noneho UNICEF yari yaratangiye ikintu cyo gucyura impunzi, cyangwa cyo gushaka ukuntu yasohora impunzi muri ayo mashyamba ikabajyana muri za camp bari barubatse za Gisanganyi za hehe, kugira ngo bazashobore kubasubiza mu Rwanda. Mbese umugambi wo gucyura impunzi wari waratangiye. Ubwo rero ngeze aho hantu aho impunzi zasohokeraga, hari ibikamyo byazaga gufata impunzi zisohotse mu ishyamba zikabijyana mu nkambi ahantu ku kibuga cy'indege Gisanganyi, ari naho impunzi zavaga zitaha. Mpageze uwo muhungu yarambwiye ati rero, ati ndahakugejeje, atariko urabona ko bari kuvuga ko babanza gutwara abarwayi n'abana baburanye n'imiryango yabo. Ati ubwo rero ngiye ukomeje ukagumana nanjye, ntago tuzi aho byazagera, cyangwa kandi nanjye sinzi icyo nakumarira kubera ko nanjye urabona ko ntacyo mfite. Ati inama nakugira, ati wowe, ati ndakujyana kugeze hafi y'iriya kamyo, kuvuga ngo ugeze ku ruzitiro hariya, noneho urebe ukuntu ucengera, ugenda ubwire bariya abantu bari gufata impunzi ko uri umwana usohotse mu ishyamba wenyine. Nk'uko iyo nama yayingiriye, nicyo kintu nakoze. Ndagenda ndababwira nti narindi njyenyine, nsohotse mu ishyamba njyenyine,
ubwo bahita bamfata nyine kubera ko bari batangiye kuri abana batifashije basohotse mu mashyamba bonyine, banyuruza icyo gikamyo. Ubwo niko nageze igisanganyi ku kibuga cy'indege kuri iyo nkambi aho navuye ntaha mu Rwanda. ubwo nk'uko wabitubwiye byari bimaze kugera mu mwaka w'1998, mumaze imyaka 2 mu mashyamba, uragiye mugeze mu Rwanda, mwurukiye ku kihe kibuga? Murakoze kumbaza ako kabazo, ariko kugira ngo ngere yenda mu Rwanda, uko nageze mu Rwanda yenda natangira uko twavuye igisanganyi. Mbese ngeze igisanganyi ngewe mbese ni nk'Imana nagiraga. Ngeze igisanganyi ndi mu bana ba mbere buri indege za mbere bataha mu Rwanda. Mbese ndi mu mpunzi za mbere zatashye mu Rwanda muri 1998. Ubwo batuvanye amakamyo yatuvanye aho nyine bakoraga impunzi ziva mu mashyamba zitujyana gisanganyi. Nahamaze iminsi 2 gusa. Hamaze iminsi 2 bahita banshyira mu bana bazafata indege bagataha mu Rwanda. Ariko ngeze mu Rwanda, ubwo wa muryango wanjye wari waraburanye baje kongera kuhurira muri ayo mashyamba, nabo binjirira bagera igisanganyi aho ku kibuga cy'indege aho inkambi yari iri bari kumwe. Ahubwo mu Rwanda bambwiye ko banambonye ngewe n'urira indege igisanganyi, ariko nabo bagafata decision yo kuvuga bati nubwo ari umwana wacu ntabwo tujya kubivuga, ntituzi uko bizagenda hano, wagiye gutaha reka tumureke yitahire, nitugira Imana tuzamusangayo. Ubwo rero nafashe indege yaguye i Kanombe. Tugera i Kanombe turi mu muryango nyine muri groupe y'abana mbese b'imfubyi batashye mu Rwanda. Kandi ubwo twatashye mu ndege, yenda umuntu avuze ngo twatashye mu ndege umuntu yakumva ko twatashye mu ndege nk'izi ngizi twirirwa hano tugendamo. Ntago ari izo ndege zacyuraga impunzi, bafataga indege ziriya zatwazirwaga zitunda ibigori bajya kugemurira impunzi, nazo zaducyuraga. Twatashye twicaye ku biringiti basashe hasi mu ndege. Bafataga abana bakabicaza ku murongo, kavuga bati rambura amaguru, karambura amaguru, umwe akicara imbere yawe, mbese mukagenda mufatanyije amaguru musa nk'abapfumbitanye, musa nk'abafatanye inyuma. Mbese nuko twatashye, kugira ngo rero kubibwira umuntu uyu munsi uti nuko indege zacyuye impunzi cyangwa indege zacyuye impunzi yagira ngo twatashye twicaye mu ndege bisanzwe. Ndakeka ko wenda ubwari n'ubwa mbere ufashe indege, nanjye barandikije ko ubwa mbere mfashe indege, nanjye nagiye mu ndege imeze gutyo, nanjye mu nzira ndende twicara gutyo. Wizumva wafashe indege, umuntu yararota gufata indege, ugafata indege wicaye hasi, ibintu umuntu atibagirwa n'ubwo bigeraho bigasetsa umuntu. Reka mureke ukomeze. Nibyo. Tugeze i Kanombe rero, tugeze i Kanombe bakoraga amabarura bakavuga bati abana batashye bajya mbese mu karere kamwe, bakabajyana ahantu, hari ahantu bari baragiye bashinga ibigo bimwe na bimwe cyangwa izindi nkambi zimwe na zimwe zo kujyanamo impunzi, yenda nizo kujyanamo abana b'imfubyi. Ubwo rero kubera ko iwacu ari ku Kibuye, nagiye muri groupe y'abana batahaga ku Kibuye, batahaga Gitarama, Cyangugu na Butare ndumva. Tuvi Kanombe bahita batujyana i Gitarama ahantu mu nkambi, ariko harimo ndumva ari inkambi n'ubundi yari yarubatswe irimo n'abana barokotse jenoside kwa, nabo batakaje ababyeyi babo muri jenoside. Uretse ko wahageraga ugasanga mbese abana bavuye mu ishyamba bafite uruhare rwabo, bafite aho baba kwabo, nabo barokotse jenoside nabo bafite aho babahariye muri iyo nkambi. Mbese baradutandukanyaga neza ku buryo nta hantu twashoboraga guhura, twabagaho ubuzima butandukanye kubera ibintu. Nk'abana mwashoboraga kubibona ko mubayeho ubuzima butandukanye
kandi n'ahantu na hamwe wenda abana akenshi abana baba bataragira ikintu cy'ivangura cyangwa cy'urwangano ntabwo mwigeze mwifuza gukina n'abo bana cyangwa nawe wifuze gukina namwe cyangwa ndi kumva ngize amatsiko kuri icyo kintu cy'abana babaye ahantu hamwe ariko batandukanye. Icyo nicyo tugezeho n'ubundi birakomeza nta nubwo ari aho bigarukira gusa. Mbese urumva tukigera mu Rwanda no muri iyo nkambi nyine y'Igitarama kubera cyangwa icyo kigo cy'imfubyi ni nako nakita, sinavuga ko ari n'inkambi, kubera ubwoba n'ubuzima umuntu yanyuzemo, ibyo bintu ntago umuntu yahise abitekerezaho cyane, ariko icyagutangazaga nuko wabonaga bo bafashwe neza kurusha noneho twebwe twanaje tumeze nabi, ubuzima bwo mu nkambi bwo mu ishyamba bwaradukanze, ukibaza uti ese si twebwe bagombye kwitaho cyane ahubwo kugira ngo twongere tugarure ubuzima, ahubwo ugasanga icyo kintu kidakorwa. Buretse ko muri icyo kigo naho ntago nahamaze iminsi cyane, kubera ko ikintu bakoraga mbese bari bafite umugambi wo gushakisha ukuntu bahita ukuntu abana basubira mu miryango yabo bagera iwabo, ku buryo ubwo nanone hahise haba andi mabarura yo kuvuga iti abana bajya ku Kibuye na Cyangugu barabafatanyaga bakabajyana ahandi hantu, abajya za Gisenyi bakabajyana ahandi, abajya za Butare bakabajyana ahandi, ku buryo nanone barahatuvanye, ahubwo noneho batugumisha Igitarama, ariko noneho batujyana i Kabgayi. Rero nimba ari ahantu hahoze ari ibitaro, nimba ari ahantu hari ishuri bari barafashe, cyo cyari ikigo gikomeye, ari ikigo kizwi ko kirimo abana b'imfubyi b'abacikacumu cyangwa bacitse ku icumu ku munsi navuga barokotse jenoside. Muri icyo kigo rero ho noneho bwa buzima bwo gutandukanya abana bavuye mu ishyamba n'abana barokotse jenoside ho niho byaje kugaragara, ahubwo kurusha hahandi batwakiriye Igitarama bwa mbere, kubera ko ho rwose wasangaga abo bana twahasanze bafashwe neza, bafite umubiri mwiza, ubona ko babasiga amavuta rwose babitaho, kandi ahantu haba barashyizeho uruzitiro hafungiranye ku buryo twebwe tutashoboraga no kuba twajyayo. Ni nko kuvuga ngo wareberaga kure udashobora kuhegera. Ikintu cyaje kuntangaza mbese kimbabaza kugeza n'ubu, cyanerekanye ko nubwo FPR kugeza uyu munsi wa none yavuze ko ije kurangiza ikintu cya jenoside, ije kurengera ubuzima bw'Abanyarwanda, niho bwa mbere nabonye ko nyuma ntangiye gukura nibwo nagiye mbyibaza, ntangira kubyumva ko umugambi wabo wo gutandukanya abantu cyangwa wo gukoresha kiriya kintu cy'ubwoko cyangwa cya jenoside kugira ngo u Rwanda barugire uko rumeze uyu munsi ariho cyatangiriye. Hari ibimenyetso bibiri navanye aho hantu ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye bwo gutandukanya abantu. Ikintu cya mbere, ndibuka ko abo bana babatekeraga neza, bakabatekera umuceri, bakabatekera ibishyimbo bikaranze, bakagira gute, noneho twebwe tuvuye mu nkambi bakaduha za mpungure zacu zo mu nkambi twari tumenyeye. Cyakaba ari ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri nahakuye nuko abo bana ndi kuvuga uyu munsi nimba bananyumva, niba barahabaye, ntago ikibazo ari abo bana, ikibazo ni abari barashyizeho iyo porogaramu ko yari imeze. Kuvuga ngo abo bana bajyaga kubogosha bakabogoshesha tondeze, twebwe batwogosheshejaga iki? Urwembe, bagaharura umusatsi bakawumara ku mutwe. Nimba hari umuntu bigeze bogosha n'urwembe ukuntu urwembe ruryana, noneho kuba uri umuntu w'umwana ufite imyaka 9, 10, ukabona abandi bana bari kubogosha na tondeze bameze neza bisekera, we baguharuza urwembe ku mutwe baguca ibisebe, urumva ni ikintu mbese umuntu atibagirwa mu buzima bwe. Ndaguciye ijambo, ndagira ngo mvuge ko wenda bamwe mu Baryankuna twita b'umushumi, wenda wavuga ko iyo baba mu kigo bari muri abo bana bacitse ku icumu, ni nabo bamwe muri bo bakuze
bakabireba uko babavanguye ari abana, bakabona ko ari ikintu kidashobora kubaka umuryango nyarwanda, noneho bagatangiza impinduramatwara agacanzigo bavuga ati ntago kuvangura abana ni ikintu, iyo uvanguye abana uba udafite umutima, uba ubuze, uba utarimo urubaka ejo hazaza, cyane cyane urimo urubaka urukuta hagati y'abanyarwanda. noneho reka mukomeze uko byaje kugenda uri aho ngaho i Kabgayi. aho i Kabgayi mbese usanga abana twahageze tuvuye mu nkambi haturambiye vuba vuba. Habaye ahantu nubwo byitwa ko tuvuye mu buzima bw'amashitingi, mu buzima bw'inkambi, twasubiye iwacu i Rwanda, twongeye kuryama mu nzu nyanzu, ariko ntago ari ahantu hatubereye heza kubera icyo kintu cy'ivangura. Icyo kintu cy'ivangura navuga ko cyabaye nkaho cyadutraumatije, mbese bwa buzima twavugaga tuti dusimbutse ubuzima bw'inkambi noneho tugeze iwacu. Ntago muri icyo gihe nubwo ntahamaze iminsi, iyo minsi mike nahamaze cyangwa icyumweru bibiri nahamaze, ntago ubwo buzima nabufashe neza, nta nubwo numvaga nge ku mutima ari ikintu cyiza. Ariko ubwo ukundi kuntu twaje kuhava, mbese porogaramu ukuntu yari imeze yari yuko iyo wahageraga barakubazaga bati ese wibuka akarere uvukamo, wibuka umusozi uvukaho, ukaragerageza kubabwira ibyo ukibuka aho uvuka. Twe twagiye turi abana batoya nyine wavugaga ibyo wanyu babaga barakubwiye mu nkambi cyangwa muri izo nzira ndende twagiye tunyuramo. Ubwo ronza kubabwira nyine aho mvuka, cyane cyane bageragezaga kumenya komine abana bavukamo, noneho bagatanga itangazo kuri komine, noneho bakavuga bati uyu munsi kuri iyi saha tuzazana abana bavuka kuri aya makomine, nimba hari abantu babo batahutse bahageze bazaze kubareba babacyure. Ubwo rero igihe kigeze bafashe imodoka bakubitamo abana bavukaga ku Kibuye, uvuye hariya ku ruzi ukazamuka za Nyange, za Rubengera, ukazagenda ukagera i Cyangugu. Niko batuzamura icyarimwe, noneho bakagenda kuva ku ruzi banyura kuri buri komine iri aho ku muhanda, bagenda mbese bakahagera bakareba iyo miryango yitabye yaje kureba abana bayo. Wagira imana ugasanga hari umuntu wavuye mu muryango wawe wahaje akagucyura, ariko bakaba bari baratubwiye bati nuhagera ugasanga nta muntu waje kugufata tuzakugarura, cyangwa nusanga umuntu waje kugufata udashaka kujyana nawe, atari umuntu wishimiye cyangwa atari umuntu wumva uri comfortable, tuzakugarura i Kabgayi muri icyo kigo. Ubwo nanjye nuko namanutse, ariko ngenda ntazi nimba mu muryango wanjye hari umuntu wari warageze mu Rwanda cyangwa mu bahasigaye hari umuntu hari ukinyibuka ushobora kuza kumfata. Ngeze iwacu rero kuri komine, ndibuka nari nicaye mu modoka inyuma ndeba hanze, hari umuhungu wa murumuna wa sogokuru, nakwita ko ni tonto wo kwa sogokuru kwa mbonye isura numva mbaye nk'umuntu nibutse. Ubwo rero numva umutima urashyitse. Ubwo icyakoze ngize imana nawe ambera umuntu mwiza cyane, mbere yo yarandebye nawe ahita asa nk'umenya. Ikintu cya mbere yambwiye nuko yambwiye ati uzi ko sogokuru wawe nawe yarayageze mu rugo. Ubwo rero kumbwira gutyo numva umutima urashyitse, ndishimye. Nuko natashye, ariko mu nzira zo gutaha turi kugenda twerekera mu rugo ambwira ko nyine ari sogokuru waje wenyine, ko nyogokuru atigeze ahagera. Ari nabwo naho namenyeye ko nyogokuru nyine atigeze ataha, tugakomeza kwirirwa tumutegereje. Ariko nk'uko nabivuze tugitangira, kugeza n'ubu ntago yigeze atahuka, ubwo yaguye muri ayo mashyamba nyine. Ubwo rero icyakoze hashize indi minsi ibiri
na wa muryango kwa mama wacu nawe uratahuka. Akaba ari uko nasubiye mu Rwanda muri 1998. Ubwo mugeze mu Rwanda, u Rwanda rushyashya, twakunze kuvuga ngo u Rwanda rushyashya, mubayeyo gute? Ko niba tuvugana kuri uyu munsi utari mu Rwanda, nuko ari igihe cyageze ugasohoka mu Rwanda. Ese mwasohotseyo kubera yuko ari ubushake cyangwa ubuzima bwo mu Rwanda nabwo ntabwo bwabaye bwiza cyangwa bwarabahiriye? Nicyo kibazo nifuza kubaza. Murakoze. Mu gusohoka mu Rwanda nta byo rwose nabihakana, ntabwo bwigeze mu bushake bwanjye bwo gusohoka mu Rwanda, ariko njye nasohotse ahubwo no ku ngufu za sogokuru avuga ko ngomba kuhava, ariko bitewe n'uko umuntu yabonaga ko nubwo bavuga ko intambara yari yararangiye, impunzi ziri gutahuka, ntabwo ubuzima mu Rwanda bwari bumeze neza, cyane cyane ku bantu bari bari gutahuka. Noneho harimo na biriya bintu byo gutegurwa bya gacaca cyangwa byo kujya mu manza zo gushaka gutangira ziriya manza zo gushaka gushinja abantu ibyaha bakoze za jenoside. Urumva abari barahasigaye bo twasanze bamwe baranabafunze kubera izo mpamvu. Noneho na za mpunzi ziri gutahuka, abantu leta itangiye kuzijyamo ivuga ngo runaka yakoze jenoside n'ibiki byose. Hakaba hari na cyagiye bavugaga ngo interahamwe ngo ziri kuza gutera u Rwanda, ziri kuza kubuza umutekano mu Rwanda. Ariko icyo kintu nkaba ngiye nanavuga ko hari abantu muri icyo gihe bagiye bicwa kandi bakicwa n'ingabo z'u Rwanda, ariko byitirirwa ko ari interahamwe ziri kubikora. Sinavuga ko wenda n'interahamwe hari aho zitanyuze ngo zica abantu, ariko icyo nzi ko nuko mu karere k'iwacu abantu benshi bagiye bahapfira batazize interahamwe, cyitwazwa kwica abantu no kugirira abantu nabi. Muri ibyo byose rero no muri ubwo buzima umuntu yabonaga umutekano mu Rwanda utameze neza. Muri 1998 tuhageze, hari igihe abantu bagize igihe cyo kujya bajya kurara mu bihuru kubera ko nyine mbese hari abantu bicwaga n'ibisambo, yenda bije kwiba bakicwa, bakavuga ngo bishwe n'interahamwe, abandi bakicwa n'ingabo za leta y'u Rwanda, ku buryo hari n'igihe wabonaga twajyaga kubona tukumva ngo interahamwe zamanutse, ntitubone izo nterahamwe aho zamanukiye, ahubwo icyo twabonaga tukabona ingabo z'u Rwanda zise ku misozi y'iwacu ziruka zikoreye imbunda zivuga ngo zigiye zikurikiye interahamwe. Bugacya wumva ngo runaka ngo bamuhotoye mu nzi we nimugoroba, bigatuma nijoro, bigatuma rero abantu na bamwe batangira kurara mu gihuru. Muri uwo mutekano muke rero naje kugira Imana, hari igice cy'umuryango wanjye muri izo nzira ndende bari barageze mu bihugu by'i Burayi, nibo rero bakomeje gukora ibikorwa bishoboka n'ubushobozi bwose bwo kugira ngo nanjye bamvane mu Rwanda. Nari mbivuze nti nahavuye atari ubushake bwanjye. Icyo kintu cyo kuba ngewe nari narabaye kwa nyogokuru na sogokuru, mama wanjye yaritabye Imana nkiri mutoya, cyari cyaratumye nderwa mu rugo rwa sogokuru nk'umwana we. Noneho no kuba nyogokuru yari yarabuze, atari haratahutse sogokuru wenyine, kandi numvaga ntashaka kumusiga wenyine, ku buryo ngiye no kugira ngo mve mu Rwanda. Ariyo mpamvu navuze nti ntabwo ntavuye ku bushake bwanjye, ngiye nari naranze mvuga ko ntashobora kumusiga. Ariko sogokuru aza kuvuga nyine ati reba ubuzima twanyuzemo, reba inzira zose wanyuzemo, nawe wagombye kuba umwana mbese ukabaho ubuzima bw'umwana, ukiga ukazagerageza kugira ubuzima bwawe. Ubwo rero mu biganiro bikomeye twagiranye nibwo naje kwemera kuva mu Rwanda. Mwavuye mu Rwanda muwe mwaka? Mbese natashye mu ntangiriro za 1998,
mu Rwanda nge sinahabaye cyane mbese dutashye noneho mu mpera za 1998 hita nongera ndahava ubwo navuye mu Rwanda mfite imyaka 10. urakoze cyane ubu ngubu birumvikana wize imyaka muri za 30 ukaba uvuga neza n'ikinyarwanda ni ibintu byo gushimirwa noneho reka rungano ntituzabibagirwa n'ubu tujwi twanyu turirimba mu becu ntukarire dore umucyo ni wose wihogora ntabwo byabagarura bitahiye kubakurambere n'ubu tujwi twabo turirimba mu bicu. noneho reka tugane ku gice cya kabiri cy'ubuhamya aho tureba wenda nyuma y'imyaka 20 umuntu anyuze muri ubwo buzima butoroshye aho uhagaze nk'umuntu birumvikana ko muri izo nzira hajemo guhungabana ubuzima bubi ese ubu ngubu ugeze mu kwiyubaka wavuga ko ubuzima bwawe ugeze mu kwiyubaka? mbese mu kwiyubaka navuga ko niyubatse kubera ko navuye mu Rwanda nk'uko mu ntangiro nabivuze njya mu Budage akaba ariho nabaye n'imyaka 20 ishize mpageze nshobora kwiga ndiga ndarangiza mbona akazi ku buryo ubuzima navuga ko inzira zose nanyuzemo n'ibi byose nanyuzemo navuga ko ubuzima uyu munsi bumeze neza ariko burya kubera ibyo bintu byose umuntu aba yaragiye anyuramo nta kuntu bitagira ingaruka ku muntu mbese nk'uko bivuze mu kanya uti uri muri za 30 nibyo ubwo rero kwiga amashuri urumva ko byangoye kubera noneho no kugera mu bihugu byo hanze umuntu afite imyaka 10 amaze kuba mukuru bigasaba ko yiga urundi rurimi rwo hanze bigatuma imyigire itagenda neza kubera ikibazo cyo kubanza kwiga ururimi cyangwa bigatinda ariko navuga ko nubwo byatinze nageze aho ndiga mbese niga high school mu Budage njya muri university ndiga ndarangiza ubwo navuga ko ndi umwe mu bakeya bagize imana zo kuva muri ziriya nzira ndende twanyuzemo bakagera mu buzima bwiza. urakoze cyane reka tuguhe congratulations kwa warashoboye kuza ukiga ukiyubaka ukarangiza na university noneho ari abantu bakoze ubushakashatsi ku bantu barokotse itsemba bwoko cyangwa itsemba ashwa buriya bwicanyi bwakorewe abayahudi nabwo ari jenoside bakerekana ko umuntu warokotse amahano nk'ayo ngayo aba afite abantu benshi bakunze kumubona nk'inzirakarengane nk'umuvictime bakamubona nk'umuvictime noneho bakahora bamugirira impuhwe ariko ku rundi ruhande ko ari umuntu uba wifitemo ikintu yageza ku muryango muri sosiyete kubera ko ari umuntu warasomanye n'urupfu akazuka kuri izo mpamvu akaba ari umuntu ufite amahirwe yo kugeza ibintu umuryango abamo ahantu kugeza amahirwe yo kugeza umuryango abamo kure nkaba mfite amatsiko kubaza wowe nk'umuntu warokotse inzira ndende warokotse ubwicanyi bwakorewe abo mu kiswe ubwoko bw'abahutu babazira uko bavutse wowe ubona kuri ubu ngubu ari iki wabwira abandi bantu banyuze muri iyo nzira batarashobora kwiyubaka nicyo nashobora kukubaza kuko batarashobora kwiyubaka ni irihe banga kugira ngo umuntu ave muri statut ya victims abe mu buzima bw'umuntu wiyubatse ni irihe banga? murakoze birakomeye kuba navuga ko en general hari ibanga
rihari mbese buri wese yakoresha cyangwa hari umuti buri wese bitewe n'ibyo yanyuzemo na famiye avukamo cyangwa na famiye arimo na character afite bishobora kumufasha cyangwa kumugora. Ariko ikintu kimwe navuga nuko ibintu twanyuzemo yego ni ibintu bikomeye, ariko kuri njyewe ntago nigeze numva ko ndi victim. Icyo kintu nakomeje kukirwanya kandi uyu munsi wa none nkaba nkirwanya n'abandi banyuze muri ubwo buzima cyangwa bakinyura mu bintu bibi. Nababwira ko icyo kintu cyo kwishyiramo ko bari ba victim bagomba kukikuraho. Kubera iki mbivuga? Kubera ko nimba wiyise victim ni ukuvuga ko haba hari undi wakugize victim cyangwa wakoze ikintu cyo kugira ngo ujye muri urwo ruhare. Ni ukuvuga ngo rero ni wigira victim ugakomeza gushakisha uwo muntu watumye ibyo bintu biba, kuzagira ngo wiyubake cyangwa kuzagira ngo wongere ushobore kubana n'abandi bantu bizakugora cyane. Ubwo rero nicyo nashishikariza buri muntu wese nkavuga nti wikwiyumvamo victim, ahubwo vuga uti ubu buzima nanyuzemo mbufate nk'amashuri nanyuzemo, noneho mvuge nti ayo mashuri y'ubuzima yanyigishije iki, nayakoresha iki, yangeza kuki. Murakoze. Urakoze cyane kuri iryo somo uduhaye, kandi ibanga mu kutiyumvamo ko umuntu ari victims, ahubwo umuntu akiyumvamo ko ari umuntu wanyuze mu mashuri. Ubwo nifite ikindi kibazo, sinzi niba uza kunyemera kugisubiza, kuko negura iki kiganiro natekerezaga ibintu Kizito Mihigo yavuze, aho yavuze ngo aba victims no inzirakarengane zifite uruhare rukomeye cyane mu bumwe n'ubwiyunge, aho zifite uruhare bitewe n'uko bazabona uwabahohoteye, nuko uwo muntu wakugize victims. Nkaba nagira ngo ngubaze nk'uwo muntu ari umubona gute, ari icyo umwifuriza mu buzima bwawe, umuntu wakugize victims nubwo utabyibonamo, umuntu waguhohoteye umubona gute muri ubu buzima, kuri aya magingo aho ugeze? Mbese reka yenda twe kuvuga ngo umuntu wangize victim, ahubwo tuvuge tuti umuntu wagize uruhare muri izo nzira ndende nanyuzemo, namufata gute, namugenza nte? Hari ikintu ngewe mbona abanyarwanda kubera yenda ibintu twagiye tunyuramo tugomba kuzagerageza kumva no kumva ko tugomba gukora. Hari ikintu cyo kuvuga ngo umenya hari nibuka neza Kizito nawe yarigeze kuririmba cyangwa avuga ati umujinya mwiza. Hari ikintu cyo kumva ko tugomba kugira umujinya mwiza, kubera ko nidukomeza kugira umujinya mubi tukagira ikintu cy'irangamutima ntaho bizatugeza. Ubwo rero niyo mpamvu ngewe mvuga nti uwo muntu watumye nyura muri ubwo buzima ntago nzamufata nkaho ari umuntu watumye ubuzima bwanjye busubira inyuma, ahubwo nzamufata nkaho ari umuntu wanyujije mu ishuri rikomeye ry'ubuzima, akaba ahubwo yenda kubera ubwo buzima yanyujijemo cyangwa kubera iyo experience yampaye cyangwa yatumye nyuramo, nubwo hari ibibi byambayeho, izatuma ngerageza guhindura ubuzima bwanjye, kandi kagerageza no ibyo nanyuzemo kubiganira kuri bagenzi banjye, tukaba twareba ukuntu twakwiyubaka kugira ngo ubwo buzima twanyuzemo hatazagira undi wongera kubunyuramo mu minsi izaza. Urakoze cyane. Nk'uko twakomeje kuvuga ikiganiro twise Hanika ubivuge bitazibagirana, Hanika ubivuge ubyivugire hatazagira ukuvugira. Urakoze cyane kutugezaho uko ubona abagizwe n'uruhare bafatwa muri iki gihe. Nkagira ngo nkubaze, turaharanira impinduramatwara agacanzigo, nkabagira ngo nkubaze niba wumva izo nzira ndende wanyuzemo niba ari aho zihuriye n'icyo bise amoko, cyangwa ku rundi ruhande ari n'inzigo byaba byaragusigiye. Murakoze. Ni ikibazo gikomeye
kubera ko mbese dukurikiranye amateka y'u Rwanda kandi numva kuri televiziyo y'Abaryankuna mu minsi yashize hakomeje guhitaho ibiganiro bijyanye n'ayo mateka bijyanye n'amahano yabereye mu Rwanda, kandi n'amahano ahubwo ngiye mvuga nti ntago ari amahano yabereye mu Rwanda, ahubwo n'amahano yabaye ku Banyarwanda aho bari hose, kandi ni n'amahano akiba ku Banyarwanda. Goro nkaba mvuga nti nimba dufashe umugambi wo kugira ngo twiyubake, twongere twiyumvemwo ko turi Abanyarwanda, twiyumvemwo ko dushobora guharanira igihugu cyacu, icyo kintu cy'amoko nibyo ari amahano yabaye kubera izo mpamvu z'amoko. Hari byinshi bigikomeje kuba kubera izo mpamvu z'amoko. Hakaba hari n'ikintu leta ya FPR yashyizeho cya jenoside, nibyo yarabaye, ariko tugomba kumva ko abantu batakaje abantu bari ku mpande zombi, ntago bari ku ruhande rumwe gusa. Ariko nkaba mvuga nti nimba tuticaye ngo twumve ko umunyarwanda aho ari hose uyu munsi, ubwoko bwose aturukamo, kubera ko mu Rwanda dufite amoko atatu, nta munyarwanda mu bintu byabereye mu Rwanda kugeza umunsi wa none utaratakajemo umuntu, kandi nta munsi n'umwe uzigera wumvisha umuntu ko we yababaye kurusha undi, kubera ko buri muntu wese agira uko ababara, agira uko yibuka be. Ubwo rero tugomba kwivana muri icyo kintu cyo kumva ko ubwoko bumwe bwabaye victim, ubundi bwoko akaba ari bwo bwabugize victim, ahubwo tukavuga tuti twese Abanyarwanda twabaye aba victim, tunabigiramo uruhare, ahubwo icyo twagombye gukora n'iki kugira ngo ibyo bintu bitazatugirira ingaruka n'abazaza inyuma yacu bitazabagirira ingaruka. Urakoze cyane. Ubwo twakora iki kugira ngo bitazatugirira ingaruka? Bikaba ngira ngo tugere ku kibazo cyacu cya nyuma kigendanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Ndabona wenda wowe ku giti cyawe urabona ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda tuzabugeraho gute? Wowe ukabona uruhare rwawe mu kugera ku bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda ari uruhe? Hari ibintu byinshi bishobora gukorwa, ariko ngewe hari ibintu bibiri bya mbere navuga ko ari byo by'ingenzi kugira ngo tuzagere kuri ubwo bumwe n'ubwiyunge. Icya mbere akaba ari icyo nari nkomojeho mu kanya cyo kuvuga kiti tugomba kumva no kwemera ko impande zombi zatakaje abantu, zababaye, tukaba twagira ikintu cyo kwihanganirana, tukiyunga, ahubwo tukongeraho kuvuga tuti kugira ngo ibyo bintu bitazagaruka, reka turebe uko twakubaka u Rwanda rwacu kugira ngo ruzongere rumere nk'uko mbere rwari rumeze, kubera ko na mbere yaho n'ubundi abantu bari basanzwe babana nta kibazo bafitanye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri navuga nuko navuga nti kandi muri iyi minsi biri gukorwa cyane, tugomba kugira ibiganiro byinshi Abanyarwanda tukaganira, kandi tukaganira turi Abanyarwanda, tugashyira hamwe turi Abanyarwanda kugira ngo turebe uko twashyira hamwe tugashakisha ibikorwa byaduteza imbere. Muri uko kuganira rero ikintu kiri kugaragara muri iyi minsi nuko, kandi ni nabyo turi gukora hano, ahubwo mwakoze kuba mwateguye ikiganiro nk'iki ngiki, muzanakomeze. Cyo nshaka kugarukaho nuko hari urubyiruko rwahagurutse ruri gukora ibiganiro, ruri kujya mu mateka yarwo, rukavuga ruti turi Abanyarwanda nubwo tumaze imyaka 25 hafi 30 hanze y'igihugu, ariko turacyabara Abanyarwanda. Ntibibagirwe aho baturuka, bakiyumvamwo ubwo bunyarwanda, bakaba bashaka kwicara bakaganira na bagenzi babo, abashaka kubazanamwo icyo kintu cy'amoko cyangwa icyo kintu cya jenoside, bakaba bavuga bati twebwe tugomba gusubira mu mateka tugakurikirana amateka y'igihugu cyacu,
tukaba umuntu umwe, tukiyunga, tukaba abanyarwanda. Mbese mvuga ko twebwe mu rubyiruko ubu ngubu ari twe dufite uruhare rukomeye cyane rwo kugira ngo igihugu cyacu cyongere gitere imbere kandi kimere neza. Murakoze. Urakoze cyane. Nari niba ari ikintu cyanyuma waba ushaka kwifuza kongeraho kugira ngo dusoze kino kiganiro. Murakoze, ndumva byinshi twabikomoyeho, ariko ngewe icyifuzo naba mfite nuko navuga nti rubyiruko aho muri muhaguruke, mureke twicare tuganire, tuvuge ubuhamya bwacu, tuvuge amateka yacu, abafite ibibazo tubibaze, kubera ko nubwo ababyeyi bacu basogokuru bamwe bagiye bagwa muri izi nzira ndende, bakagwa muri ibi bihugu byo hanze turimo barwana n'ubuzima bwaho batamenyeye, ariko haracyari bakeya basigaye. Nitubegere, tubabaze ibibazo, tubabaze amateka, tugerageze kumva ikibazo twagize mu Rwanda, kandi tugerageze gushakisha uburyo twagikemura. Mbese icyo navuga nuko natumira urubyiruko guhaguruka, n'urubyiruko rwahagurutse ruri gukora akazi keza hirya no hino, nkaba narushimira ko bari gukora ibyo bikorwa. Murakoze. Urakoze cyane. Turagushimiye Pascal Nyirimana kuba wemeye ubutumirwa bwacu ukaza hano ku Abaryankuna TV, televiziyo ikubitira ikinyoma kubuye. Ndagushimira mu izina ry'Abaryankuna, ndagushimira mu izina rya komisiyo yo kunamura icumu no guca inzigo, ndagushimira mu izina ya komisiyo y'itangazamakuru n'itumanaho kuba wemeye ubutumirwa bwacu. Nkarangiza mbwira abanyarwanda ko iki ni ikiganiro tuzajya dushyira kuri ino televiziyo cyitwa HANIKA, tubivuge bitazibagirana. Nkaba natumira umuntu wese wifuza kuvuga amateka ye, akayavuga ayarebera mu mboni yo guca inzigo, ko tumuhaye ikaze, ko hano turi televiziyo twakira amajwi y'abantu cyangwa amashusho, ko icy'ingenzi ari uko umuntu aza akumva ari areze, ko uwifuza gukoresha amashusho dukoresha amashusho, uwifuza gukoresha amajwi dukoresha amajwi, kandi tugashishikariza abanyarwanda nk'uko Pascal yabitubwiye kuvuga amateka yacu, tukayivugira twebwe nk'abaturage, kugira ngo amateka yacu azandikwe uko yabaye, ntagire uhezwa. Nkaba rero mbashimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro, mbashimira ko mukomeje kudukurikira muri benshi no kudutera inkunga, mukatwohereza n'ibitekerezo byanyu, mbabwira ko ibiganiro ku Abaryankuna TV ari akagaruka. Muhorana amahoro y'Imana. Ndabashimiye. Amarira arabunga mu maso, kenshi numva usuhuza umutima. Ntukarire aho bari si kure, tuzabasangayo twongere twibanire. Rungano ntituzabibagirwa, numva utujwi twanyu turirimba mu bicu. Ntukarire dore umucyo ni wose, wihogora nabwo byabagarura.